Oh haleluya, uri uwo kwizerwa Yesu we. Shalom shalom bakundwa bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kandi mbaha ikaze kuri Kamera Gospel TV Show. Amazina ni yayandi ni Pastor Urukundo Genevieve. Ngira ubuntu bwo kongera kuza kubana namwe no kubagezaho ijambo ry'Imana n'isengesho. Irya jambo ribohora umuntu, ijambo ry'Imana ribohora umuntu mu minota 5 gusa, ukaba wabona ubwiza bw'Imana, ukaba wabona gukora kw'Imana, ukaba wabona ikiganza cy'Imana. Reka mbabwize ukuri, turimo turasoza umwaka, ariko Yesu yarahabaye. Yesu yarahabaye, Yesu yatubereye byose, Yesu yatubereye inshuti idasanzwe. Ntabwo yigeze aduhana, ntiyaduhemukiye, ntiyadutereranye. Niyo mpamvu rero dusoje uyu mwaka tuvuga ngo Yesu ni umwami. Reka dufatanye gusenga hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Turagushimye Uwiteka, warakoze wanye natwe. Dutangira ukwezi kwa mbere waraturinze, turakomeza uko amezi akurikirana tugeze mu kwezi kwa 12 ukiturinze. Ntabwo ari kubw'imbaraga z'abantu, ahubwo ni kubw'imbaraga zawe Kristo. Abarwaye wabanye nabo, abagize ibyago wabanye nabo, ababaye bazima wabanye nabo, abagiye ku rugamba wajyanye nabo. Mwami Yesu Kristo, abacuruje wajyanye nabo, abari mu ndege wakoranye nabo, wagendanye ingendo nabo, abagenze kuri moto n'igare wagendanye nabo, abagenze mu modoka no mu bwato wagendanye nabo, abagenze muri gari ya moshi wagendanye nabo, abagenze n'ibirenge n'amaguru wabanye nabo. Turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro. Warakoze Yesu, warakoze. Duhe kwera imbuto zikwiriye abihannye, twambuka uyu mwaka dufite agakiza gasobanutse, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Ijambo ry'Imana riboneka muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 13. Turahera ku murongo wa 24. Turasoma umugani w'urukungu n'amasaka. Uyu mugani abantu benshi murawuzi, ariko nta nubwo bijya bitegeka uko twigisha ijambo ry'Imana abantu mutazi. Buri wese afite uko yayobowe n'umwuka. Kadusome mu izina rya Yesu. Nuko abacira undi mugani, aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu baza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe warubibye atyo, wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimururandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarura. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu, muruhambire imitwaro, murutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugani mu by'ukuri icyo usobanura, uravuga yuko umubibyi yari afite umurima, hanyuma yarangiza umurima we yateye imbuto yizeye ko ateye imbuto nzima. Niko Imana yaturemye ni ukuri, turi imbuto nziza, turi abantu b'ubwami bw'Imana, turi abantu Imana yironkeye. Ariko Satani aza kubibamo kidobya, yaje kubibamo amacakubiri, yaje kubibamo urwangano. Muribuka kwa Kayini na Beri ukuntu batambye igitambo, bagiye gutamba igitambo batanga ituro, hanyuma Kayini agatura injonjori, Abeli agatura ibizima, bigakurizaho ko Kayini akarakarira mwene se, akanamwica. Rero icyo ngicyo ntabwo ari Imana yari yaremeye umuntu. Mu mugambi ntabwo hari harimo ko umuntu azica undi, ntabwo hari harimo ko umuntu azagirira undi ishyari, ntabwo hari harimo ko umuntu azanga mwene se, cyangwa se azamuroga, cyangwa se azamukorera ibintu bibi runaka. Ahubwo hari harimo ko umuntu Imana imuremye mu ishusho yayo, asa n'Imana. Twebwe dusa n'Imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo, bakundwa turi abana b'Imana, ngo ariko uko dusa ntikurerekanwa, ngo Kristo naza ngo tuzerekanwa, tuzaba turi mu ishusho ye, tuzaba turabagirana. Uru rukungu rero Yesu yaravuze ati hoya
mwirutema rukiri rutoya, nimurureke rubanze rukurane n'amasaka hanyuma bizisobanura. Reka nkubwire, uyu mwaka wa 2024 reka ibintu bisobanuka. 2025 uzambuke utakiri kumwe n'urukungu byaramaze kwivangura. Yaravuze ngo nimureke urukungu muzaruhambire murushyire mu muriro, ngo ariko ngo amasaka muyahure muyahire mushyire mu bigega. Reka uyu mwaka uzaba wo guhunika, uyu mwaka 2025 uzaba wo kweza, uzaba wo gukundwa, uzaba wo kwishima, uzaba wo guseka, uzaba wo kuririmba indirimbo z'amazamuka. Uyu mwaka uzakubera uw'umunezero, uyu mwaka uzakubera uw'agaciro, uyu mwaka uzakubera uw'icyubahiro, uyu mwaka uzakubera uw'amagara mazima. Imana izakurinda uburwayi, Imana izaguteteshe, Imana izakumve haba mu ijoro, mu bicuku bya nijoro ndetse no ku manywa. Ndashima Imana ko uyu mwana wa Yesu Kristo akadupfira ku musaraba, akaba ari nacyo duhagazeho, ari nazo mbaraga dukoresha. Ngo abandi biringira amagare n'amafarashi, ariko twebwe twiringiye Kristo watubambiwe ku musaraba. Rero Imana ibahire kandi ibahe umugisha. Uwiteka akomeze kubana namwe no kubarinda. Ndabakunda. Shalom shalom. Yesu ushimwe, ushimwe, ushimwe. Waduhaye umwana wawe Kristo aradupfira ku musaraba. Dushinganishije ibyo waduhaye ubuzima bwacu ndetse n'abacu, kandi turakwiragije. Ubuntu bwawe nibubane natwe twese, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. bikomeye wumvaga ibyawe birangiye bikomeye warakubiswe urababazwa bakwambitse ubusa baragusuzugura bakwambika urubindo rw'ikamba ry'amahwa urasuzugurwa bakuvireho indi mwira gusuzugura wasiraga ibyaha baguciye mu maso z'ibyaha byacu twese aho wakunze urukundo rwawe Yesu we insinzi yawe yabonekeye ku musaraba akwizeye bose babonye insinzi uwo munsi. Haleluya.